kugira ngo ufate icyemezo cyo gukizwa hari impamvu igutera gukizwa. Nanone twongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro n'ubuntu biva ku Mana bibane namwe. Ku bantu tumaze iminsi tubana muri gahunda yivuga butumwa kuri Berisheba Holy TV. Ngarutse nanone mbasuhuza nshima Imana cyane ko yaturinze twongeye kugaruka turi bazima. Imana ihabwe icyubahiro. Uyu munsi n'ubundi nkuko duheruka kuganira ku ijambo ry'Imana ryavugaga ku buhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Hari ibindi byigisho byatambutse twagiye dushyira ku rubuga, ariko uyu munsi tugarutse kongera kuganira ku ijambo ry'Imana riri mu Befeso rigaragaza cyane ryita kandi rikavuga ku mbaraga z'Imana zikorera muri twe. Rero reka tuze tuganira mu mwanya, reka tuze twongeye twegereza Imana. Mana, turagushimiye ko wabanye natwe mu minsi yatambutse ukaturinda, twongeye guhura na bene data turi bazima. Uhabwe icyubahiro. Tugeze mu mwanya w'ijambo ryawe, nyemerera ururukire kubana natwe kugira ngo ubane natwe muri iri jambo, ushyigikire ijambo ryawe, kandi buri muntu wese uzaryumva rizamugirira umumaro, rizagira aho rimukura ndetse rigire naho rimugeza, kandi amahoro yawe akomeze kubana n'abantu bawe. Urakoze. Sinabasha kuvuga ibyawe, ahubwo wowe ushyigikire kandi ukomeze umpa imbaraga kugira ngo mbashe kuvuga ibyo ushaka mu izina rya Yesu. Amen. N'ubundi ku bantu tumaze iminsi tuganira, akenshi tujya twibanda ku ijambo ry'Imana cyane, kuko Bibiliya nicyo gitabo gifite ubwenge kandi gifite imbaraga zishobora kubasha gutuma buri muntu wese yareka ingeso mbi cyangwa akava mu byo yaba arimo, abashije kumva ubutumwa buri muri Bibiliya kandi akabumva neza ayobowe n'Umwuka Wera. Rero nk'uko twabivuganye, nifuza kandi nkumva nshaka ko akenshi ingingo tuzatanga n'ubusobanuro tuzabukura muri Bibiliya, kuko ibyanditswe bisobanurwa n'ibindi byanditswe, kandi Umwuka Wera ari kumwe nawe ushobora kubasha gusobanukirwa neza ijambo ry'Imana. Nifuza rero ko nitujya dusoma ibyanditswe cyangwa se ukareba izi video kuri Berisheba Holy TV, ujye usubiza inyuma cyangwa ufate umwanya wawe, ufate Bibiliya uhuze n'ibyo wigishijwe, usome urebe koko niba bigugiriye umumaro, uhitemo gukora icyiza, kuko nta na rimwe ijambo ry'Imana riza ritubwira ibibi, naho ryatanga ingero kumva ni nk'ikintu kibi rivuzeho, haba hari ubusobanuro busobanura za ngero wahawe kugira ngo urusheho kunogerwa n'ibyo wasomye. Reka n'umuri dusome ijambo ry'Imana nk'uko twabivuze, tuganire mu gice urwandiko Paulo yandikiye Abefeso mu gice cyaho cya mbere ku murongo waho wa 13, hanyuma tuhasome mu izina rya Yesu turusheho kuganira. Reka dusome n'ubundi mu Befeso mu gice cyaho cya mbere ku murongo wa 13. Haranditse ngo, niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri, ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, kandi mumaze kwizera niwe wabashyiriyeho ikimenyetso, ari cyo Mwuka Wera mwasezeranijwe. Imana idufashe kandi itugirire neza, ituyobore muri iri jambo. Hano dusomye amagambo make cyane avuga ngo niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo, cyangwa se mumaze kumva ijambo ry'ukuri, ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, kandi mumaze kumenya cyangwa se mumaze kwizera niwe wabashyiriyeho ikimenyetso, ari cyo Mwuka Wera mwasezeranijwe. Rero uyu munsi tumaze iminsi tuganira ku ijambo ry'Imana, ubwo duheruka kuganira mu ijambo ry'Imana riri mu rwandiko Paulo yandikiye Timoteyo mu gice cyaho cya kabiri, mu gice cyaho cya 4 ku murongo waho wa mbere kugera ku murongo wa 5, twahabonye amagambo akomeye yatubwiraga icyo kubwiriza ubutumwa bwiza. Hatubwira ngo duhugure, duteshe, duhane dufite kwihangana, kuko igihe twari buzajyemo cyari ari igihe kigoye, kandi ari igihe gifite uburyo gisobanura, cyangwa se abantu batazihanganira inyigisho nzima ngo baziziba amatwi kugira batumva ukuri. Uyu munsi tugarutse rero tuvuga ngo niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri, ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, kandi mumaze kwizera niwe wabashyiriweho kuba ikimenyetso, ari cyo Mwuka Wera mwasezeranijwe. Iyo dusomye cyangwa tukigisha abantu ibyanditswe,
tuba tugira ngo bahindukire bizere Kristo nk'umwami n'umukiza cyangwa se bemere Yesu nk'umwami n'umukiza, kuko twamaze kubona ko Kristo ari we jambo ry'Imana cyangwa se ari we jambo ry'ubugingo riva ku Mana. Natwe iyo turi mu ibyanditswe byera dusoma kenshi icyo tuba dushaka ni iki? Dushaka kugira ngo tumenye kandi dusobanukirwe icyo Imana idushakaho. Imana ishaka ko tuba tuboneye kandi dutunganye. None hano haratubwiye ngo niwe namwe mwizeye mumaze kumva ijambo ry'ukuri. Nta rindi jambo twumvishe rero, ni ubutumwa bwiza bw'ibyanditswe, kandi twabonye ko ijambo ry'Imana cyangwa se ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Ubu butumwa rero iyo tumaze kubwiga cyangwa kubwumva buduhesha kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ngo nuko niwe natwe twakiriye tumaze kumenya ijambo ry'ukuri. Tudatinze rero reka tukomeze tuganira n'umurongo waho wa 14 yakavuga ngo uwo twahaweho ingwate yo kuzaragwa wa murage kugeza ubwo abo Imana yaronse izabacungura ubwiza bwayo bushimwe. 15 avuga ngo nicyo gituma nanjye maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu mugakunda abera bose, mbashimira Imana urudaca, nkabasabira uko nsenze, kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icyubahiro ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, bitume muyimenya Imana yacu ishimwe. Nubundi urumva ko cya kindi tugambije cyangwa se igituma tuvuga ubu butumwa cyangwa igituma dusoma Bibiliya ni ukugira ngo tubashe kubona ibyiza biva ku Mana. Rero ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nuko niwe namwe mwizeye mumaze kumva ijambo ry'ukuri ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, kandi mumaze kwizera niwe wabashyiriyeho kuba ikimenyetso cy'umwuka wera mwasezeranijwe, ngo twahawe ho ingwate yo kuzaragwa umurage kugeza ubwo abo Imana yaronse bazacungurwa ubwiza bwayo bushimwe. Imana yacu ishimwe ko Yesu Kristo cyangwa se uyu jambo twizeye cyangwa se ubutumwa bwiza twizeye ari ikintu gikomeye twahawe nk'ingwate yo kugira ngo tuzaragwe ubwami bw'Imana. Ubwo twahawe nk'ingwate kugira ngo tuzahabwe umwuka wera. Rero ijambo ry'Imana yakomeza ritubwira mu gice cyaho cya mbere muri Abefeso mu gice cya mbere ku murongo wa 15 ngo nicyo gituma nanjye maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu Kristo mugakunda abera bose, mbashimira Imana urudaca, nkabasabira uko nsenze, kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icyubahiro ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, bitume muyimenya. Uyu munsi nta kindi kintu gitumye nza kuganira nawe kuri iri jambo. Ndifuza ko mu minsi tumaze tuganira ku byanditswe byera, mu minsi tumaze tuganira ku ijambo ry'Imana, twatangiye tureba icyateye Imana kurimbuza isi umwuzure, dukomeza tureba intambwe yo kwizera ndetse n'agakiza, kwizera gukizwa n'agakiza, dukomeza tureba n'ubundi bimwe mu byigisho byatambutse bitwereka Imana imwe mu butatu cyangwa se imikorere y'Imana imwe mu butatu. Tugeze uyu munsi aho twabonye igihe duhagaze mu bisi y'imperuka, tubonye ko ari ibihe cy'ubuhenebere giteye ubwoba. None uyu munsi nifuzaga iki rero? Umunsi ndifuza ko niba koko twaramaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, tukaba twaramaze kumenya ngo niwe natwe twizeye cyangwa se twiringiye, tumaze kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana, nta wundi twizeye cyangwa twiringiye, ni Kristo wadutambiweho igitambo akatubera incungu. Ni nawe kandi hano twahaweho ingwate yo kuzaragwa umurage kugeza ubwo ab'Imana yaronse bazacungurwa. Ni nawe twahawe uzaturwanira cyangwa ukatubera igitambo kugeza ubwo Imana izacungura cyangwa se izaducungura twebwe abizeye Imana, cyangwa se ab'Imana izaba yararonse mu bise bya y'amaraso ya Kristo ayamwe yaviriye ku musaraba. Rero uyu munsi muri iki gitondo usomye muri kuri umurongo wa 15 haratubwiye ngo Paulo amaze kwandikira iri torero ry'Efeso aravuga ngo amaze kumva uburyo bizeye umwami Yesu bagakunda abera bose. Uyu munsi maze kwizera cyangwa se maze kubona uburyo wizeye ukemera Yesu nk'umwami n'umukiza, ndetse bikagutera gukunda abantu b'Imana, gukunda Imana no gukunda umurimo w'Imana, birantera kunezerwa nkasaba Imana kugira ngo uyu munsi
Imana iguhe ubwenge bwo guhishurirwa no kumenya, kandi iguhereze imbaraga kugira ngo ubashe kuyisobanukirwa, ibashe kumenya neza Imana by'ukuri udashidikanya. Tumaze iminsi tuganira, ariko nta kindi, uko tuganira umunsi ku munsi, twifuza ko ab'Imana yaronse cyangwa se itorero rya Kristo ari we mugeni wa Kristo uri mu isi, twazacungurwa na ya maraso, kandi akaducungura natwe ubwacu twaragize uruhare kugira ngo tutazacungurirwa kujya muri Gehinomu, kuko twacunguwe n'amaraso. Ariko siko bimeze ngo twirate twe gukorera Imana, ahubwo igikenewe uyu munsi ni ukongera kumeza kwiyuzuza n'Imana no kwiyunga nayo, kugira ngo turusheho gushimwa n'Imana. Ahangaha Paulo yashimaga abanyetorero, ariko uyu munsi twebwe ntabwo turi gushimwa na Paulo, ahubwo dukeneye gushimwa n'Imana. Mbese mwene data, uyu munsi umaze kumva no kwizera Kristo, kari we wizeye ukamwiringira, umaze kumva ijambo ry'Imana, umaze kumva ibyahumetswe n'Imana, mbese waramwiringiye, uyu munsi uramwiringiye, uzakomeza umwiringire kugera ubwo ab'Imana yaronse cyangwa se itorero Imana yaronse zizacungurwa. Yani ijambo ryatubwiye ku murongo wa 14 ngo uwo twahayeho ingwate yo kuzaragwa umurage kugeza ubwo ab'Imana yaronse izabacungura. Ubwiza bw'Imana nibushimwe. Mbese uyu munsi urumva uri mu gakiza kugeza ubwo Imana izaza gucungura itorero igasanga ugihagaze, cyangwa wataye umurimo wawe? Abefeso cyangwa se iri torero ry'Efeso ryari itorero rishimwa, ariko hari aho Imana naho yigeze kugaragaza ko iri torero nubwo rishimwa rikaba ryananitandukanije, ariko rifite icyo irigaye. Ariko mbere yuko tuhagera gato, reka twongere dusome n'ubundi muri uru rwandiko Paulo yandikiye Abefeso ku gice cyaho cya 2 umurongo wa 1 kugera ku murongo wa 6, hanyuma naho tuhaganireho gato, twinjire muri iki gice gisoza, aho Imana yagaragaje ko nubwo tuba duhagaze, hari igihe Imana itubona ikabona tutayinogeye cyangwa se tutanezererewe n'umurimo wayo. Rero reka dusome mu gice cyaho cy'Abefeso igice cya 2 ku murongo wa 1 tugeze ku murongo wa 16. Ngo haravuga ngo namwe yarabazuye, nanone haravuga ngo gukizwa n'ubuntu. Umurongo wa 1 akavuga ngo namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera, mukurikiza ingeso y'isi, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we natwe twese twahoze utegeka ikirere n'umwuka ukorera mu batumvira, kandi natwe twese twahoze muri bo, dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima yacu yishakira, kandi kubwa kavukire yacu twari abo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Imana yacu idufashe. Ngo ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo kubw'urukundo rwinshi yadukunze, ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro n'ibyaha byacu, ubuntu nibwo bwadukijije. Imana idufashe, nuko ituzurana nawe, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka, turi muri Kristo Yesu, kugira ngo mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu. Imana yacu idufashe. Aya magambo dusomye mu gice cya 2 cy'Abefeso ni amagambo atwibutsa neza abo twari bo mu gihe cyacu cya mbere yuko twakira uyu Kristo twabonye ku murongo wa 13, aho hatubwiye ngo niwe twakiriye cyangwa se niwe twiringiye tumaze kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ariko tugeze mu gice cya 2 ho haratubwiye ngo namwe yarabazuye ubwo mwebwe abari bapfuye bazize ibicumuro n'ibyaha. Yesu Kristo aza kwitanga ku musaraba, yazuye ubuzima bwacu, azura intekerezo zacu, twebwe abari bapfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro. Arongera ngatwunga na se, atwuzuza na se, ndetse aratuzamura mu buryo bw'umwuka, twicarana na se. Uyu munsi ubugingo dufite, amahoro dufite, tuyaheshwa nuko twizeye Yesu
uwadukijije atuzura adukuye mu byaha ubwo twari twishwe n'ibyaha n'ibicumuro. Rero iri jambo ry'Imana ryo ryatubwiye ngo nuko niwe twizeye kandi niwe twiringiye tumaze kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Buri muntu wese iyo ahaye umwanya ijambo ry'Imana bituma azuka kandi akaba mu buzima bwiza n'amahoro bidashobora kubonwa n'umuntu uwo ari we wese udakijijwe. Niyo mpamvu nifuzaga ko wahama ukijijwe ukaguma ukijijwe kugeza ubwo Kristo azaza gutwara itorero agasanga ugikijijwe. Nubwo bimeze bityo hari igihe tujya dutezuka ku ntego twihaye, ariko igituma tuongera kubona amahoro ni ukumenya aho wavuye ukagwa. Nicyo gituma umuntu abasha kubona amahoro akabona ndetse n'uburenganzira n'ubushobozi bimuhesha kuba imbere y'Imana atunganye. Ni ukumenya aho wavuye ukagwa ukongera ukiyunga n'Imana, kuko turacyari mu isi yuzuye ibyaha, mu isi yuzuye imiruho, mu isi yuzuye imibabaro. Ntago rero tuziyita intungane tukiri mu isi, ahubwo igituma tuhora tutunganye nuko twezwa buri munsi n'aya maraso ya Kristo, kandi kuko dusabye tukamwiringira. Niwe wenyine udukuraho ibicumuro n'ibyaha, niwe wenyine watuzuye ubwo twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro. Imana idufashe kandi tugire neza. Niyo mpamvu rero muri iki gice cyaho muri iki gice cy'Abefe mu rwandiko Paulo yandikiye Abefeso mu gice cyaho cya 2 ku murongo wa mbere kugera kuri 6 hatubwiye uburyo twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro, Imana ikatuzura ikongera kutwuzuza na se, cyangwa se ikatwuzuza nayo kugira ngo tubashe kubona ubugingo. Niyo mpamvu mu gice cya mbere ku murongo wa 13 hari hagomeje hatubwira rero ngo niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu. Uyu munsi wiringiye Imana cyangwa wiringiye Imana kubera ko wumvishe ibyayo ndetse ukumva amateka n'amabwiriza agenga ibyayo bikakunyura umutima, bigatuma wumva ufite Imana icyizere uyu munsi, ndetse ugafata ukiringira Kristo umaze kumva ibyo yakoreye ku musaraba no kwizera igitangaza yakoze, bigagutera gukunda Imana. Uyu munsi rero ntatinze n'ubundi muri iki gice cyaho cya 2 hatubwiye neza ku murongo wa 4 ngo ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo kubw'urukundo rwinshi yadukunze. Imana yacu ishimwe. Ubuntu nibwo bwadukijije, nta kiguzi twatanze kugira ngo dukizwe. Reka nubundi tukiganira muri ibi byanditswe byera twabonye neza mu gutangira kw'ikiganiro dusomye tumaze kubona ko twijejwe n'ubuntu ndetse tukizezwa n'iby'Imana yagiye dukorera ku manywa na nijoro. Niyo mpamvu udakwiye gutezuka ku ntego yawe wihaye yo gukurikira Imana no kwizera ko yazuye Kristo mu bapfuye natwe izatujyana mu bwami bwo mu ijuru, cyangwa se izatuzurana nawe mu gihe cy'umunsi wo kuza guciraho iteka abazima n'abapfuye. Uyu munsi ndakwifuzaho kugira ngo ugomeze ibyanditswe cyangwa se ukomeze ijambo ry'ukuri wamenye ari ryo ryatumye wiringira cyangwa ukizera Kristo, bigatuma uyu munsi ubayeho mu mahoro. We gutezuka cyane cyane wowe wamaze kuba mu nshingano cyangwa se ukagira indi mirimo yo kugabura iby'Imana, urusheho cyane kuvuga no kubwiriza ubutumwa bwiza kugira ngo abo Imana yashatse ko bugeraho cyangwa se abo Imana yagambiriye kugezaho iyo message bazabashe gukizwa n'ubuntu bwa Kristo. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Reka dusome mu byahishuwe, dusome ibyahishuwe igice cyaho cya 2 dusome n'umurongo wa mbere kugera ku wa 7 dusoza turebera hamwe icyo Imana dushakaho uyu munsi, Imana ukitubona ndetse n'icyo Imana yifuza ko twakora kugira ngo tubashe kugaragara imbere y'amaso yayo dutunganye. Reka dusome n'ubundi ibyahishuriwe Yohana mu gice cyaho cya 2 ku murongo waho wa mbere. Nubundi aha turasanga urwandiko rwongeye kwandikirwa Efeso. Mbere twabonye ko Paulo yandikiye Efeso, hanyuma aha mu byashuwe naho tuhasanga urundi rwandiko rwandikiwe Efeso. Haravuga ngo byashuwe ibice 2 umurongo wa mbere hakavuga ngo wandikiye marayika w'itorero muri Efeso uti ufashe inyenyeri 7 mu kuboko
kw'iburyo ugendera hagati y'ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu, aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe n'umuhate wawe no kwihangana kwawe, kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi, uko wagenzuye abiyita intumwa kandi atari zo, ukabona ko ari abanyabinyoma. 3 avuga ngo uzi kwihangana kandi warenganirijwe izina ryanjye ntiwacogora. Ariko rero mfite icyo nkugaya. Amena. Ariko rero mfite icyo nkugaya, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Nuko ibuka aho wavuye ukagwa, wihane ukore imirimo nk'iya mbere, kuko nutabikora nzaza aho uri nkure igitereko kitabaza cyawe ahacyo nutihana. Imana yacu idufashe kandi Imana itugirire neza cyane. Uyu munsi twabonye neza ko mu Efeso mu gice cyaho cya mbere twahasomye amagambo atubwira ngo niwe namwe mwizeye mumaze kumva ukuri ari bwo butumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana. Uyu munsi wizeye Imana ndetse ukorera Imana, ubana n'Imana ku manywa na nijoro, kuko wamaze kumva ubutumwa bwiza bw'ukuri. Kandi ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo tuzamenya ukuri, ukuri niko kuzatubatura. Birashoboka ko wamenya ukuri ukamenya ijambo ry'Imana bikagutera kwizera no kwiringira Kristo, ari we natwe twiringiye mu gihe cyacu, ari nawe twiringiye. Ngo ariko ubwo bimeze bityo rero, ngo Imana izi neza imimerere yawe, ngo izi mirimo yawe, izi n'umuhate wawe, izi no kwihangana kwawe, izi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi, izi nuko wagenzuye abiyita intumwa kandi atari zo, ngo ukabona ko ari abanyabinyoma. Imana izi imimerere yawe yose mu buzima bwa buri munsi ucamo, izi imyitwarire yawe, izi imihumekere yawe, izi buri uko umutima wawe uteye. Imana izi uko uhagaze. Rero hano iratubwira ngo nubwo bimeze bityo, ibyo byose ubizi, nubwo ubifite, ufite urukundo no kwihangana n'ibindi, ngo ariko hari ibyo waretse, ngo hari icyo Imana ikugaya. Irakugaya ko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Waretse urukundo rwawe rwa mbere. Nuko rero ibuka aho wavuye ukagwa. Impamvu Imana ivuga ngo hari ikikugaya, birashoboka cyane ko waba warakoze imirimo myiza, ukemera Yesu koko, ukanemera kubabazwa, ukanemera kugenda ukumva usobanukiwe neza ubutumwa bwiza, ukamenya n'abiyita intumwa atari zo, ukamenya n'abakorera Imana n'abatayikorera, ukabasha kubatandukanya. Ariko uyu munsi ngo hari icyo Imana iri kugaya. Waretse ya mirimo yawe ya mbere, waretse rwa rukundo wari ufitiye Imana rwawe rwa mbere, wasubiye mu bitagira umumaro, ahubwo bamandi wabonaga wifuza noneho kwifatanya nabo, urangajwe cyangwa se unejejwe n'iby'isi bidafite umumaro. Ngo ibuka aho wavuye, ibuka rwa rukundo rwawe rwa mbere, ugarukira Imana. Ngo kuko nutagaruka ngo wihane, Imana izaza aho uri ikure ibitereko by'itabaza aho biteretse mu gitereko cyabyo. Mbese uyu munsi niba wari ufite umucyo ukumurikira, ukaba wari ufite uburinzi bw'Imana kuri wowe, nibukurwaho uzabahe, nibukurwaho uzakorerwa iki? Icyo numva ni kimwe, nuko wahindukira ukihana ugasubira mu buntu bw'Imana. Kandi birashoboka cyane ko waba uhagaze neza muri iki gihe, utarigeze uva mu byizerwa cyangwa unamuke ngo ureke n'urukundo. Nawe icyo usabwa nta kindi, ni ugukomeza icyo wahawe, ukagikomeza kugira ngo gikomere kugera ku mperuka. Imana yacu dufashe kandi Imana itugirire neza cyane. Tuba twaganiriye amagambo, ariko icyo dukora uyu munsi nta kindi, nuko ijambo ry'Imana ridusaba guhugurana iminsi yose bikitwa uyu munsi, kuhora tuganira ndetse duhora twerekana cyangwa tuganira ku byanditswe byera, kugira ngo kurusha no gusobanukirwa uru rugendo rw'agakiza turimo kandi twiyemeje kugendamo. Mwene data rero, niba wasomye ibi byanditswe, tukaba twabanye muri uyu mwanya, ugerageze cyane kwisuzuma no kwitekerezaho, umenye uko uhagaze, umenye uko uri kubana n'Imana, kandi umenye icyo Imana igushakaho. Ngo kuko twahindutse abafatanyije Kristo, niba dukomeza ibyiringiro twatangiranye ngo bikomeze kugera ku mperuka.
aya magambo menshi yo mu byanditswe byera aruzuzanya. Kandi niba usomye Bibiliya ukagira icyo udasobanukiwe, gerageza kongera gusoma neza kugira ngo umwuka w'Imana agusure, aguhishurire, aguhe ukuri nyako kuvuye mu ijambo ry'Imana atari ukukuye ku bantu. Imana idufashe kandi tugire neza cyane. Niyo mpamvu hano mu byahishuwe rero haratubwiye ngo Imana izi imirimo yawe, izi umuhate wawe, izi kwihangana kwawe, izi rwose uburyo utajya wihanganira abanyangeso mbi. Niyo mpamvu igushima. Ariko ngo hari iki kugaya? Irakugaya ko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Urukundo wari ufitiye Imana n'icyizere wari ufitiye Imana warakiretse, waragabanutse, waracogoye. Ongera wiyunge n'Imana, ongera wiyuzuze nayo kugira ngo ubone amahoro. Imana idufashe kandi Imana itugire neza cyane. Tugiye gusoza n'ubundi ntabwo dutinda. Nyemerera mwene data, niba twabanye muri uyu mwanya cyangwa se uri kumva ubu butumwa uyu mwanya, wongere ugarurire Imana icyizere, wongere ukunda Imana bundi bushya, kandi wongere ugire urukundo nk'urwo wagize umunsi wa mbere. Kenshi njya mvuga, iyo umuntu yari umunyabyaha cyangwa se ari aho adakijijwe, kugira ngo ufate icyemezo cyo gukizwa hari impamvu igutera gukizwa. Hari igihe uba wamaze kubona kwa kuri Imana yatubwiye kuzatubatura, umaze kubona ko Yesu wenyine ari we wakuruhura kandi akagukuraho imitwaro. Rero mu gihe wamaze guta ya mitwaro, ntukifuze kongera gusubira mu mitwaro ukundi, ahubwo wifuze kuyoborwa n'Imana no kubana nayo no kwiyunga nayo umunsi ku munsi. Imana idufashe kandi Imana itugire neza cyane. Turasoje. Nyemerera rero dufatanye muri uyu mwanya dusenga Imana tuvuga ngo kuko ariyo twizeye irusheho, kuko ariyo twizeye tumaze kumenya ukuri, irusheho kuturindira muri uko kuri, kugira ngo ubwo izaza gutwara itorero izasange turi maso, izasange turi mu murongo w'abayikoreye. Nifuza ko twaba dukijijwe, tukaguma dukijijwe kugera ubwo Kristo azaza gutwara itorero. Imana ibahe umugisha. Imana irusheho kubitaho no kubayobora ku manywa na nijoro. Umwuka w'Imana, umwuka wera arusheho kuza yumbe cyangwa ature mu mitima yanyu imbere, afate ibyicaro kugira ngo abashe kukuyobora ku manywa na nijoro, kuko niwo mufasha Imana yaduhaye. Ni nawe wenyine ushobora kutubwira ku by'Imana itekereza n'ibyidushakaho. Urakoze kandi Imana y'amahoro irusheho kubanezeza. Mana Data wa twese uri mu ijuru, urinde ijambo ryawe ibihe n'ibihe kugera risohoye. Nyemerera uyu munsi ko wavuganye natwe mu ijambo ry'abahanuzi, uvugana natwe mu ijambo mu byanditswe byera, uvuganira natwe mu mwuka wera. Nyemerera wongere wuzuze impemburo z'abantu bawe, wahembure, wuzuze imitima yabo ubuntu bwawe, kandi umwuka wera yongera asange itorero ryawe, kuko ngo itorero ryawe riri mu ibanga. Birashoboka ko hari abakiri hariya hanze ariko bakeneye kuba mu itorero ryawe. Basure, ubasange mu bicuku bya nijoro, ubiyereke nk'Imana, kandi urusheho kubafungura ku maso. Umwuka wera abasure, abereke ingeso zabo mbi, nubwo bari barahoze bashimwa nawe, ndetse abandi barahoze bavugana nawe, abandi barahoze ari abavuga butumwa, abandi barahoze babwiriza abandi. Abo bose bakeneye ineza yawe. Basure, ubasange bose, ubahindurire kandi ubagarure kuri wowe, kuko hari ibyo ubagaya uyu munsi, kuko baretse urukundo rwabo rwa mbere, bakareka imirimo yabo ya mbere. Ngo kandi ikindi, ngo wari warabonye ko batajya bifatanya n'Abanikorayiti. Bibiliya yarambwiye ngo Abanikorayiti ni abantu bari barahozeho bo mu idini y'ikinyoma, ngo bajyaga bigisha abantu, ngo bakababwira yuko ubuntu bwawe Kristo ngo bwabahinduriye gukora ibyo bishakiye. Waduhaye ubuntu ariko ntabwo waduhaye gukora ibyaha, nta nubwo waduhaye gukora ibyo twishakiye. Rero abo bantu ngero basure, kuko bari baranze imirimo y'Abanikorayiti ariko bayisubiyemo, bari baranze kwifatanya n'abatiza ariko babisubiyemo. Uyu munsi bakeneye ubuntu bwawe kugira ngo wongere ubeze, ubatunganyisha amaraso ya Kristo, babashe kubonera rwose, bazabone ubwami bwawe ubwo uzabuje gutwara itorero. Urakoze, ngaho ushyigikire umurimo wawe, ushyigikire uru rubuga rwa Berisheba, ushyigikire abandi bantu bafite imbuga zikorera online, bose babashe kuvuga ubutumwa buzima, kandi ubasure nabo ubahe message ukeneye ko batanga, kuko abantu bakeneye kumva. Mu izina rya Yesu Kristo rero tubisabyemo, komeza ubane natwe kandi ukureho inzitizi yose yatuma tudatambutsa ubu butumwa. Mu izina rya Yesu Kristo, amen.